mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko n'abahuye n'ibihe bikomeye cyane by'amateka y'igihugu cyacu. Kwigirira icyizere ndetse no kwiyubaha self esteem ni ingenzi cyane mu mibereho myiza yo mu mutwe ndetse no mu mibanire yewe n'iterambere rusange. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Mu gace kacyo tubagezaho buri wa mbere w'icyumweru tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe akamaro ko kwigirira icyizere ndetse no kwikunda, high self esteem. Yewe tunarebe n'icyo bimarira ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Njye bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychactor kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yewe ndanakwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bigirira icyizere cyo hejuru bagira amahirwe menshi yo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, gufata ibyemezo byiza ndetse no guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Reka turebere hamwe icyo kwiyubaha cyangwa se kwigirira icyizere self esteem bisobanura. Ubundi kwiyubaha ndetse no kwigirira icyizere ni uko umuntu yiha agaciro, akiyemera, akiyubaha kandi nyine akizera ubushobozi bwe. Si ukwiyumva nk'utarenganywa, ahubwo no kwemera uwo uri we ndetse n'imbaraga zawe n'intege nke zawe. Mu muco nyarwanda kwiyubaha bifitanye isano nuko umuntu abona umwanya we mu muryango ndetse no mu muryango mugari community, uko afatwa n'abandi, uko yatojwe kuva mu bwana bwe, imiryango, amashuri, itorero ndetse n'indi miryango shingiro. Ariko hari itandukaniro hagati ya self esteem ndetse n'indwara zo mu mutwe. Ni ingenzi cyane kumenya ko kwigirira icyizere gike atari indwara yo mu mutwe, ariko gishobora kongera ibyago byo kugira ihungabana, agahinda gakabije ndetse n'indi mihangayiko igiye itandukanye nk'indwara z'ubwoba. Mu Rwanda aho abantu benshi bagize ibikomere by'ihungabana trauma bitewe n'ibibazo byagiye biba, yaba bishingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se amakimbirane yo mu muryango ndetse n'ubundi bwoko bw'ihohoterwa, self esteem igira uruhare runini cyane mu gukira ndetse no kongera kwiyubaka. Dore impamvu kwiyubaha biri hejuru ari ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bigirira icyizere bahangana neza n'ibibazo, aribyo bizwi nka resilience. Badahita kandi biheba iyo bagize amakosa, yewe bagira ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza kandi bagira umubano mwiza n'abandi, hanyuma bakanagira n'icyerekezo cyiza cy'ubuzima bwabo. Mu mashuri ndetse no ku kazi, yewe no mu mibanire, self esteem ifasha umuntu kutitinya, kwihagararaho mu bwubahane ndetse no kubasha gukura niyo yaba ari mu makosa, aho kuyitaho cyane nk'iherezo. Ariko nanone ku rundi ruhande hari ingaruka zo kwiyubaha bikeya cyane, mbeka kugira kwiyubaha gukeya. Iyo umuntu yigaya cyane, arangwa no kwitwararika cyane kuri buri kintu ku mutima we, ashobora kandi kwiyumvamo ko nta gaciro afite. Agira ibyago byo kwinjira mu myitwarire ishobora kumugiraho ingaruka mbi, nko gufata ibyemezo bibi, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Mu rubyiruko ibi bishobora kugaragara mu kwitandukanya n'abandi, imyitwarire idafasha, mbega idafasha iterambere na busa, ndetse no kubura icyizere cy'ejo hazaza. Ese kwiyubaha byarenze urugero byo byaba bifite akamaro cyangwa se byaba bifite ibibazo bishobora guteza mu buzima? Kwiyubaha ku rwego rwiza si ukwiyemera birenze. Ibyo twavuga ko ari arrogance cyangwa se nyine kwiyumva nk'uri hejuru cyane y'abandi kugeza n'aho umuntu ashobora kuhohotera abandi. Kwiyemera birenze urugero ntibyubakiye ku kuri, akenshi bihishe kwiyanga ndetse no kutizera. Bishobora kandi guteza ibibazo mu mibanire n'abandi. Kwiyubaha nyakuri ni kwiyemera utabangamiye abandi, kwiyubaha wubaha n'abandi ndetse yewe no kugerageza kubana n'abandi neza. Hari ibintu rero bigabanya self esteem cyane cyane mu muco wacu, mu muco w'Abanyarwanda. Bimwe mu bintu bituma abantu bigaya cyane harimo imikurire itarimo urukundo n'inkunga, harimo ihohoterwa n'ihezwa,
harimo ubukene n'igitutu cy'imibereho, harimo ibikomere by'ihungabana, yewe hakabamo no kunengwa cyangwa se gutotezwa mu bwana. Ibi byose bishobora guhinduka bitewe n'uko umuntu yigishwa guhangana n'ubuzima, yewe n'ubufasha abona, yewe no kubona inkunga ikwiye nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dore rero uko wakubaka kwiyubaha kuri hejuru cyane, high self esteem. Kwiyubaha kuri hejuru ni ikintu cyubakwa, si impano ivukanwa. Inzira zifasha rero harimo kwiyakira ndetse no kwibabarira mu makosa, kureka kwigereranya n'abandi, kwemera ishimwe ndetse no gushima abandi, kwitaho mu bitekerezo byawe, self talk, mbega binyuze mu kwiganiriza, kwitaho kandi nk'uko wita ku nshuti zawe, no gushaka ubufasha bw'inzobere mu buzima bwo mu mutwe igihe bikenewe. Mu Rwanda, inzego z'ubujyanama bushingiye ku biganiro, counseling, amatsinda yo kungurana ibitekerezo ndetse n'imiryango ishingiye ku muryango, community based support, bigira ingaruka cyangwa se uruhare runini cyane mu kubaka self esteem by'abantu. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, kwiyubaha ni inkingi y'ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse n'iterambere rirambye. Mu gihugu nk'u Rwanda cyanyuze mu mateka akomeye cyane ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kwigisha ndetse no guteza imbere self esteem ni ishoramari rikomeye cyane mu buzima bw'abantu ndetse n'ahazaza h'igihugu. Kwiyubaha si ukwiyemera ko uri intungane, ahubwo ni ukwemera ko ufite agaciro ndetse n'uburenganzira bwo kubaho neza nk'abandi bose. Ngayo nguko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Mu gace kacyo tubagezaho buri wa mbere tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Niba kino gice wagikunze, ukore like, ukore na subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi bice. Yewe nari Muhire Psychologist, naho utamu bindi biganiro. Ciao ciao.